Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iris News, ikinyamakuru cyogezaho amakuru atandukanye, amakuru y'umwimerere, amakuru mutasanga ahandi. Mukomeze mubane natwe kugira ngo mujye mubona amakuru yacu kandi ku gihe, nimuve ku murongo. Amakuru agezweho ubu ngubu n'ayuko leta y'u Rwanda imaze kuba ifata icyemezo cyo gutandukana cyangwa se cyo gucana umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Rero byaje no gutuma leta y'u Rwanda itangaza ko nyuma yo kubisuzumana ubunararibonye n'ubushishozi buhambaye, yafashe icyemezo cyo kuba ihagarika umubano w'Ububiligi ndetse n'u Rwanda, ndetse ihita inategeka inasaba ko abadiplomate b'Ababiligi bari ku butaka bw'u Rwanda bagomba kuba babuvuyeho mu gihe cy'amasaha 48. Ni icyemezo kije mu by'ukuri nyuma y'imbwirwaruhame y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda ku munsi w'ejo, aho yagaragaje ko Ububiligi, agahugu gatoya kangana nk'u Rwanda, ari ibyago gukolonizwa nk'agahugu kangana nk'u Rwanda, nyamara karangiza kakaduteza ibyago. Iri ni ijambo ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame agaruka kuri iki kibazo cy'Ababiligi. Aha kandi Paul Kagame yakomeje anagaragaza ko u Rwanda kuba rwaranyuze mu makuba rugahura n'ibizazane bitandukanye, ibyago u Rwanda rwanyuzemo mu myaka 30 ishize ndetse n'iyabanje, byose ari amateka mabi n'inyigisho z'ubukoroni bw'Ababiligi. Avuga ko Ababiligi cyangwa se igihugu cy'Ububiligi bwishe abanyarwanda mu gihe kirekire, atari mu myaka 30 gusa ishize. Perezida Paul Kagame kandi yanagarutse ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeye kugaruka ku ntambara ihuje umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kongo, RDC. Igisirikare cya FARDC gikomeje guhanganamo n'imitwe, maze Paul Kagame avuga ko iyi ntambara iri kurwanwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganishije abanyekongo idakwiye kwitererwa iy'u Rwanda. Nyamara amahanga n'ibindi bihugu birimo Ububiligi byakomeje kenshi gushinja, ari nako biri kugenda hirya no hino ku isi bibiba urwango mu bindi bihugu, bigaragaza ko u Rwanda ari ikibazo ku mutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bitaje kuba byakirwa neza, ibi kandi binabaye mu gihe Ububiligi werutse ko ufata ibyemezo birimo guhagarika inkunga bwageneraga u Rwanda. U Rwanda narwo ruza kuba rubagaragariza ko izi nkunga zabo nubwo zari zifite akamaro ku mibereho y'abanyarwanda, ariko badagakwiye kuba bazikoresha nk'urwitwazo rwo gukomeza gusuzugura abanyarwanda. Ibi rero byaje gutuma nanone mu kiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo, ubwo yaganiraga n'abanyarwanda, yavuze ko badashaka Ababiligi. Perezida Kagame ubwe ni ijambo yongeye kugarukaho, yagize ati yatangaje ko u Rwanda n'Ububiligi bukomeje kujujubya u Rwanda, ndetse ibi ngo byabaye kuva mu myaka myinshi ishize. Agaragaza ko Ububiligi bwishe abanyarwanda, ariko inzira yo kwiyubaka n'imbaraga zakoreshejwe mu guharanira iterambere ry'igihugu bigaragaza ko abantu badakeneye kuba Ababiligi cyangwa se kwisanisha nabo. Iri ni bimwe mu byo umukuru w'igihugu yagiye agarukaho ubwo nyine yari kumwe n'abanyarwanda hariya muri BK Arena n'abandi banyarwanda bari bamukurikiye ku mateleviziyo hano mu gihugu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ububiligi bwakolonije u Rwanda nyuma y'Ubudage bwari bumaze gutsinda intambara ya mbere y'isi yose. Kuva ubwo rero butangiza politiki y'ivangura n'urwango yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Perezida Paul Kagame ubwo nyine yaganiraga n'aba baturage, iki ni ikibazo yagarutseho hari tariki ya 16. Yavuze ko ibyago igihugu cyagize ari ukuba mu bukoroni bw'agahugu gato cyane, agahugu kangana n'u Rwanda kashatse kwisanisha n'u Rwanda, ndetse gakora ibingibi kihanangiriza u Rwanda, gakora ibisa nko guhana u Rwanda, gafata ikarita y'u Rwanda n'imbibi z'u Rwanda, maze izi mbibi akagahugu kagenda kazishyira ku bindi bihugu birimo nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nazo ngaruka ubu ngubu abavuga ikinyarwanda hariya muri Kongo bakomeje kuba bahura nabyo, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame agaragaza ko ibibera muri Kongo, intambara zo muri Kongo, kuba
leta ya Kongo yitirira intambara ziri kuhabera igihugu cy'u Rwanda byose ari ingaruka z'ubukoroni bubi, ari ingaruka z'ubukoroni bw'agahugu nk'Ububiligi bwasuzuguye u Rwanda ku buryo bugaragara, ndetse n'ubu ngubu bakaba bakomeje kugenda babigaragaza. Ku itariki ya 14 Gicurasi mu mwaka w'1910 nibwo hateranye inama mu Bubiligi igamije gukemura ikibazo cyari kimaze igihe cy'Ababiligi bashakaga kongera ubutaka bwaho bahawe. Iyo nama yari irimo rero Ababiligi bakolonizaga Kongo, Abadagi bakolonizaga u Rwanda, Urundi na Tanganyika ndetse na Uganda na Kenya byakolonizwaga n'Abongereza. Nyuma rero y'iyo nama nibwo guhera mu mwaka w'1910 kugera mu 1912 hashyizweho imipaka igabanya u Rwanda n'ibindi bihugu by'ibituranyi. Icyo gihe byitwaje icyo bise imbibi karemano zirimo Ibirunga, Akanyaru, Akagera n'ikiyaga cya Kivu, bakataka ubutaka bw'u Rwanda busigara ari buto cyane ugereranije n'uko bwahoze. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko abaturage b'u Rwanda bajyanwe muri ibyo bihugu atari ku bushake bwabo cyangwa se uko baciriho imbibi bisanze aho ngaho. Niyo mpamvu uyu munsi bitwa abanyamahanga, bitwa abanyarwanda cyangwa se bitwa abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, kugira ngo rero aho bisanze muri ibyo bihugu babwira abantu ngo muhaguruke musubiraho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukane n'ubutaka bwabo, ariko niba ukoresha ukuri cyangwa se ushaka amahoro ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Iyo duhaye abantu uburenganzira bwabo bo baraburwanira. Ni ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagaragazaga ko abanyafurika igihe kigeze, abanyarwanda igihe kigeze badakwiye kubamanika amaboko, ahubwo bakwiye kuba barwanira uburenganzira bwabo kuko ari cyo kintu gikuru, kandi nawe uzaza kurwanira umunyarwanda ubwe atirwaniye. Ibiro nibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutseho. Perezida rero Kagame yagaragaje ko abaturage b'u Rwanda bajyanwe muri ibyo bihugu atari u Rwanda rwabohereje, byagizwemo uruhare n'abakoloni ku bw'inyungu zabo. Ububiligi rero bukwiye guterwa isoni. Ahangaha Perezida Paul Kagame yagaragazaga ko igihugu cy'Ububiligi gikwiye kuba giterwa isoni n'uruhare mu bibazo by'akarere, nyamara aribwo bwabiteje bugashinja u Rwanda kuba ikibazo nyamara bubeshya. Ati Ububiligi bwakolonije ibyo bihugu bitatu RDC, u Rwanda n'u Burundi, bakagenda bakajya Kinshasa bagatunga urutoki u Rwanda, bakavuga ko baza kurufatira ibihano kandi bagiye kubwira isi yose kubikora ku Rwanda. Ariko se wowe nta soni ugira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko uko rungana? Iri ni ijambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutseho. Ni gute amahanga, isi yose itinyuka uyu munsi igahaguruka abantu batekereze ku bibazo cyangwa se ubugome bw'abakolonije ibihugu byo muri Afurika bakomeje n'ubundi kugendera muri uwo mujyi wo gukomeza gukoloniza, ariko noneho bakomeza no guteza umwiryane. Perezida wa Repubulika muri iri jambo rito rigufi yavuze koko igihugu nk'u Rwanda isi yose itinyuke, nta n'isoni bibateye kuba isi yose ishobora gutinyuka igateranira ku gahugu nk'u Rwanda. Ahangaha Paul Kagame yagaragazaga ko neza amahanga cyangwa se ibihugu bitandukanye ku isi byagakwiye kuba biterwa ipfunwe, byagakwiye kuba bifite ikimwaro cy'ibi ngibi nyuma y'uko u Rwanda rukoreje jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibyo ntibizigera byibagirana mu mitima y'Abanyarwanda, ariko amahanga ntiyigeze atabara icyo gihe. Uyu munsi baracyafata u Rwanda bagashaka kurwubikaho urusyo rushyushye. Mwumve neza ngo urusyo rushyushye. Abantu rero bakibaza u Rwanda n'Ububiligi birapfa iki? Yongeyeho ko uko bizagenda kose aza kuba ganira nabo cyangwa se aza kuba u Rwanda narwo ruza kuba rusubiza ku byemezo by'Ababiligi bagenda bafata ku nzangano bagenda babiba hirya no hino ku isi, ndetse anagaragaza ko ibi byose bifite iherezo, ukuri kuzageza igihe kamenyekana. Perezida Kagame rero yagaragaje ko u Rwanda nta gihugu gikwiye kurubuza amahwemo nk'uko Ububiligi bwabigenje kugeza bwanze ambasaderi wabwo Vincent Karega bomuhora ubusa. Ati baduhereye kera na mbere y'iyi ntambara cyangwa se igitangira, ndetse
tukabiyama tukabirengagiza tukareba hirya, barabanza banga ambasaderi wacu twabohereje ngo bamushaka ngo hari ukuntu ashobora kuba atarakoranye neza na Kongo, ariko tukababaza tuti muri bande muradushinzwe, ni bande mushinzwe? Abanyarwanda ko mwemera Imana koko yashinze u Rwanda koko, aba bantu turaza kwibutsa neza ko atari ko bimeze. Iri ni ijambo rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda niwe wasubizaga muri ubu buryo. Yavuze ko mu mikoro make igihugu gifite n'umutima n'ubushake bitagira aho bigarukira, u Rwanda rwiteguye guhangana nabo. Aya rero n'amagambo y'umukuru w'igihugu Paul Kagame wagarukaga ku ruhare rw'Ububiligi mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bibazo biri mu Rwanda, ku bigendanye no gufatira u Rwanda ibihano, ku bigendanye no kurwangisha amahanga hirya no hino ku isi, kurufatira ibyemezo bidafite ubusobanuro. Hari yashimangiye ko Abanyarwanda bahora biteguye kubana n'abandi mu mahoro, bashyira imbaraga mu bibateza imbere. Muri Gashyantare umwaka wa 2025 u Rwanda rwahagaritse amasezerano y'ubufatanye yari hagati yarwo n'Ububiligi arebana n'imishinga igamije iterambere, kuko bwahisemo gufatanya na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ngo ruhagarikirwe inkunga yo kwifashishwa mu rugamba rw'iterambere. Abanyarwanda rero bavuga ko Abanyarwanda biteguye kurwanira uburenganzira bwabo. Perezida Kagame yongeye kwibutsa Abanyarwanda ko ari bo bonyine bazirwanirira, mu by'ukuri nta wundi muntu ukwiye kuba arwanira Abanyarwanda uretse Umunyarwanda ubwe ku giti cye. N'uzemera kwanga agasuzuguro niwe uzirwanirira. Ibi byose rero bikaba biri mu byagiye bigenda bigarukaho ku munsi w'ejo nyine, ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiraga n'ingeri z'Abanyarwanda zitandukanye, harimo urubyiruko, abakoresha itangazamakuru, abari mu itangazamakuru, social media, abayobozi batandukanye, ndetse harimo n'abanyamahanga bari bitabiriye ukugura cyangwa se ibiganiro umukuru w'igihugu asanzwe agirana n'Abanyarwanda. Benshi rero ubu tuvugana nyuma y'ibyabaye ejo, Abanyarwanda nabo bakagaragaza ko badakwiye gukomeza gusuzugurwa n'amahanga. Icyemezo cyaje kuba gifatwa maze leta y'u Rwanda ubwayo iza kuba ifata umwanzuro wo kuba icana umubano n'igihugu cy'Ububiligi ku mugaragaro, ndetse binyuze mu bushishozi abagize guverinoma y'u Rwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda, ubuyobozi wewe na Perezida Paul Kagame bwamaze kuba bufata umwanzuro w'uko Ababiligi bakwiye kuba bava ku butaka bw'u Rwanda mu gihe cy'amasaha 28. Ibi kandi Perezida Paul Kagame cyangwa se n'imyanzuro yafashwe irashingirwa ku kuba u Rwanda rwaragiye rwihanangiriza kenshi igihugu cy'Ububiligi. Ibi bibaye nk'igisubizo cyane cyane ko n'Ububiligi nabwo bwanze ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega ubwo yari yoherejwe kujya guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi. Ababiligi bakavuga ko uyu mugabo atigeze akorana neza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nayo mpamvu nabo badashobora kuza kuba bamwakira. U Rwanda rero narwo rwaje kuba rusubiza rugaragaza ko kuba Ububiligi bukomeje kubiba inzangano, kuba rukomeje propagande zigenda zangisha u Rwanda ibindi bihugu ku mugabane w'Uburayi n'ahandi hantu hatandukanye ku isi yose, u Rwanda rudashobora gukomeza kubyihanganira. Rwavuze ko Ababiligi ari indyarya, Ababiligi ari abagambanyi, maze rufata icyemezo. Abadiplomate b'Ababiligi bamaze kuba bahabwa amasaha 28 yuko batakiri ku butaka bw'u Rwanda. Iyi ni Iris News mukomeje gukurikira, mukomeze mubane natwe mudukurikire amakuru yandi aza kubakurikira, cyangwa se icyo leta y'Ububiligi nayo izakuba isubiza kuri imyanzuro, tukaza kugenda tubamenyesha mu biganiro byacu bikurikira. Bye bye and ciao ciao.